nongeye kubasuhuza. Muri kumwe na Emmanuel Nshimiyimana kuri channel Ubwiro. Mwiriwe neza kandi muraho. Nagira ngo mbonereho kubifuriza Noheli nziza kandi muzagire umwaka mushya muhire. Uzababere mwiza, uzababere wo kwegerana n'Imana. Nagira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Umutwe w'ikiganiro cy'uyu munsi uravuga ngo Yesu yaje kukugira icyaremwe gishya. Tutangire dusoma uyu murongo uri mu Bikorino ba kabiri ibice 5 umurongo wa 17. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Burya hari ibintu bigora kumva iyo utabifitemo ubumenyi bufatika burenze ibyo wumva gusa. Ariko niba waba warigeze gusonza cyane, ugasonza nta n'icyizere cya vuba cyo kurya ufite, uri mu bantu bazi neza agaciro ko kurya ugahaga. Kandi burya kuryoherwa birashimisha. Navuga ngo kuryoherwa biraryoha, ariko biryoha cyane kubera ko hariho kubihirwa. Kandi burya ubwiza bw'umucyo bugaragara mu mwijima. Aha ndashaka kuvuga yuko iyo utigeze umenya ko uri mu mwijima, ntiwamenya ko ukeneye umucyo. Yesu ni umucyo. Ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ni ukubera iki icyaremwe gishya? Ko Imana yakuremye neza cyane ikakurema mu ishusho yayo. Nta kindi kintu Bibiliya ivuga ko Imana yaremye mu ishusho yayo ikakiremana ubwiza bwayo uretse wowe umuntu. None se ni iki kintu cyabaye ku muntu cyatumye Imana ibona ko hagomba kubaho irindi rema, kuremwa bundi bushya? Ngo iyo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Adamu na Eva bakimara kurya ku rubuto babujijwe n'Imana, uwo munsi ubuzima bwabo bwahise buhinduka, ndetse bifata n'ababakomotseho bose, ari bo batwebwe. Hari ibidasanzwe byadutse kuri Adamu na Eva igihe bari bamaze gukora icyo cyaha. Ngo Uwiteka ihamagara uwo mugabo iramubaza iti, urihe? Arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntenyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Ni amagambo dusanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3 kuva ku murongo wa 9 kugera ku murongo wa 10. Ibi byabaye ntabwo byari ibintu bisanzwe. Kwambara ubusa, gutinya Imana, kwihisha Imana. Habayeho kwambara ubusa. Ijambo kwambara ubusa ni ijambo risobanura gukorwa n'isoni, gutakaza icyubahiro, gutakaza ubwiza bw'Imana. Mbese kwambara ubusa kwa Adamu na Eva yari message ibabwira yuko basigariye aho, gutinya Imana. Bakimara kubona ibyo byose bibabayeho, bahise bibuka iby'Imana yari yababwiye bizababaho niba baramutse bariye ku rubuto babujijwe. Aha rero batangiye kugira ubwoba, kuko bari babonye ko ibintu byose bihindutse, kandi bagatinyishwa nanone no kwibaza ibigiye gukurikiraho. Kwihisha Imana. Niki cyatumye bihisha? Uyu munsi ndawutekereza nkumva ari umunsi mubi cyane mu isi. Wari umunsi uteye ubwoba, wari umunsi w'umwaka, wari umunsi ubishye cyane, wari umunsi w'icyunamo. Umunsi basogokuruza bacu batangiye kugira ipfunwe ryo kuba imbere y'Imana. Imana yabaremye ibishimiye ibakunda. Uwo munsi batangiye kugira ikimwaro cyo kugaragara imbere y'Imana, kuko nabo ubwabo barirebaga bakabona ibintu byahindutse, bakabona ibintu byabaye umwaka. Kwambara ubusa, gutinya Imana, kwihisha Imana. Ibi bimaze kuba, umuntu yari amaze gutandukana n'Imana, kandi twese tuvukana uwo murage mubi. Mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma ibice 5:12 haravuga ngo, kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha.
umuntu akimara gukora icyaha ntabwo yari agisa n'Imana. Iyo shusho yari yangiritse, bwa bwiza bw'Imana yari yambaye, cya cyubahiro cy'Imana, bwa butware bw'Imana, byose byari byagiye. Maze umuntu atangira kuyoborwa n'imbaraga z'umwanzi, atangira kubaho mu byaha. Ariko kubw'urukundo yadukunze iravuga iti ntabwo bizaguma gutya, nzabisubiza mu buryo. Umuntu wanjye nzamusubiza uko yari ameze nkimurema. Agomba kuremwa bundi bushya. Adamu na Eva bamaze kubona ko bambaye ubusa, ngo biremere uburyo bwo guhisha ubwambure bwabo bakoresheje amababi y'ibiti, ariko ntiyashoboye kubambika. Nuko Imana ibaremera umwambaro mu ruhu. Ibi kwari nko kuvuga ngo nubwo wahemutse, nubwo wisibiye amayira, ariko uracyari uwanjye kandi ndacyagukunda, kandi sinzakureka. Nyuma yo kwangirika k'umuntu, Imana yahisemo kongera kumurema bundi bushya ikoresheje Adamu mushya. Adamu ufite kwera kutigeze kubamo icyaha, Adamu wo kuduha kwera kwe agatwara ibyaha byacu, Adamu uzatwara za soni zose, agatwara bwa bwoba bwose, maze byose akabyurirana umusaraba. Bibiliya iravuga ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, niko icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Ni amagambo ari mu gitabo cy'Abaroma ibice 5:18. Kandi ngo kuko muri Kristo ari Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Abakorinto ba 2 ibice 5:19. Imana yacu ishimwe cyane, biratangaje kugira ngo ticumureho, kandi iba ari ikora inzira yo kwiyunga. Twatangiye dusoma ngo umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Imana yacu ishimwe cyane. Muri Kristo Yesu bya bindi byose byo kwa Adamu na Eva biba bishize. Muri Kristo Yesu iby'umurage wo gutegekwa n'ibyaha biba bishize. Muri Kristo Yesu imivumo yose ibikuweho, tukambara imigisha yose Imana yaduhereye muri we. Muri Kristo Yesu byose biba bihindutse bishya. Niba uri muri Kristo Yesu uri icyaremwe gishya. Nawe waza muri Kristo Yesu maze ukibera icyaremwe gishya. Yesu yaje kudusubiza ibyo twatakaje. Yesu yaje kuduhindura bashya. Ngo iri jambo ni ryo kwizerwa, rikwiye kwemerwa rwose, kuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni jye w'imbere. Ni amagambo ari muri Timoteyo wa mbere igice cya 1:15. Hari ikintu kimwe namenye kibabaje kandi giteye ubwoba. Namenye ko ndi umunyabyaha, kandi menya ko umunyabyaha azatsindwa n'urubanza rw'ibyaha, maze ubugingo bwe bukarimburwa. Kandi menya ko ngendana umuvumo w'ibyaha. Nongeye kubona neza ko ubuzima turimo ari bugufi cyane, hafi ya ntabwo, iyo ugereranyije n'ubw'Imana yaduteganyirije. Ariko uku kumenya nagize mbere kwabaye itangiriro ryo kumenya ikindi kintu cyiza, cyampaye ibyiringiro, kikangarurira amahoro, kikantera umunezero mwinshi. Nuko namenye ko hari uwazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, kandi muri bo nanjye ndimo. Ariko kuko namwemeye nkamwizera, nanjye sinkiri uwo nari we kera. Ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ayo ni amagambo ari muri Yohana igice cya 1:12. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Nawe umunsi wawe ni none. Umunsi wo kwizera Yesu ugahinduka umwana w'Imana n'uyu munsi. Murakoze bene data. Imana ibane namwe, kandi Imana ikomeze ibahe umugisha. Dufatanye gusenga Imana. Data mwiza, Data ugira ubuntu, Data ugira urukundo, Data w'imbabazi, turagushimye cyane yuko utaturetse. Turagushimye cyane yuko utadutaye kubera ibyaha byacu. Turagushimye ku rukundo rwawe rwabaye rwinshi kuri twe.
ibyatumye utanga Yesu umwana wawe w'ikinege kugira ngo ducungurwe. Mana, turagushimye, uhabwe icyubahiro, ushyirwe hejuru. Turakwinginze kugira ngo imbaraga zawe zize zitugenderere. Data mwiza, Data wo mu ijuru, ushimwe cyane kandi ushyirwe hejuru, ko kuri Imana yo gushimwa. Ni mu izina rya Yesu dusabye, urakoze. Amen.